Amahoro amahoro God's people ubwoko bw'Imana ndabasuhuje amuherereye hirya no hino ku isi mugumye mugubwe neza kubwo kumenya Imana na Yesu Kristo umwami wacu basuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana God's people Anastase Sibomana n'ubundi mu kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi kandi twungukiramo byinshi ibi tubikora kugira ngo nyirizina tumenye turushaho gusobanukirwa ibyo dukwiriye kubahiriza nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba cyangwa uko Imana ibidusaba mu gihe tukiri kuri uyu mubumbe w'isi. Rero nyirizina tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki nk'uko tutarayigeraho. Intego yacu n'ubundi nk'ubwoko bw'Imana ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ukuri kw'Imana yacu yamenyesheje abari ku mubumbe w'isi bose. Incamake y'amateka n'ubundi muri aya mateka turabonamo umwepiskopi Fayinani yego wanze kwinjira hanyuma abuza n'abandi kwinjira. Yari umwepiskopi wa Lindisfarne, ikirwa giherereye ku nkombe z'uburasirazuba bw'Ubwongereza. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mwiyobokamana turabonamo uburyo abantu bamwe bigaragaza uko batari. Yego nyirizina tugiye kureba mu buryo burambuye aya mateka niho n'ubundi turibukiranya nk'ubwoko bw'Imana dusanga tuboneka hirya no hino ku isi kubw'ubuntu bw'Imana muri Kristo Yesu, kuko Yesu Kristo ataraza mu isi yego ngo acungure abantu, ubwoko bw'Imana bwabonekaga mu gihugu cya Isiraheli gusa. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho usanga n'ubundi ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo ngicyo. Yego icyo kintu gisanga ariyo Mana ye cyangwa aricyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Rero ku buryo burambuye turasanga aya mateka ku ya 17 Gashyantare mu mwaka 661 Fayinani umwepiskopi wa Lindisfarne, ikirwa giherereye ku nkombe z'uburasirazuba bw'Ubwongereza, mu mibereho ye yose yashakaga kubungabunga imigenzo y'abaserite kugira ngo arwanye Abaroma. Kuri iyi tariki nibwo yapfuye, kuri tariki ya 17 z'ukwezi kwa kabiri yego mu mwaka wa 661. Nyuma y'imyaka 3 muri sinodi ya Whitby, abakristo b'abaserite bemeye gukurikiza imigenzo y'Abaroma. Umwami w'abaserite Oswi yagize ati, Petero ni umurinzi w'amarembo y'ijuru kandi sinzamuvuguruza. Aya mateka twatangarijwe n'urubuga rwitwa christianitytoday.com. nyirizina nk'ubwoko bw'Imana turareba kuri aya mateka tuvuze, turarebamo bimwe tubivugeho turebe icyo dukwiriye kubikosoraho cyangwa ibyo dukwiriye kubahiriza. Ariko turaza gusanga n'ubundi mu ncamake twavuze niho twabonye yuko tugiye kurebera hamwe cyangwa ugiye gusobanukirwa nyirizina uburyo abantu bamwe bigaragaza uko batari. Yego turareba icyo Bibiliya ibisobanuraho, aho twabonye n'ubundi muri aya mateka yo hejuru twavuze haruguru, aho bamwe bari barimo gukurikiza imigenzo y'abantu, ariho twabonye aba baserite bemeye gukurikiza imigenzo y'abantu nyirizina cyangwa imigenzo y'Abaroma. Yego aha naho tukabonamo ikibazo cyangwa atari ibintu tugomba kubahiriza, kureba ku migenzo y'abantu cyangwa kuyubahiriza kuyikurikiza. Niho turasanga kandi nanone turasanga Bibiliya igenda ibivugaho. Tureba mu butumwa bwiza uko Luka yabwanditse, n'ubundi ubutumwa bwiza bwanditswe na Luka ibice 11 umurongo wa 52 avuga n'ubundi ku bigendanye
n'abubahiriza amategeko cyangwa kugendera ku migenzo y'abantu, tunareba nyirizina abantu babuza abandi kwinjira bitewe n'uko bigaragaza cyangwa bishushanya. Yego. Niho turaza gusanga havuga ngo muzabona ishyano abigisha amategeko kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge ubwanyu nimwinjira, n'abashakaga kwinjira mwarababujije. Ngira ngo hano nicyo ijambo ry'Imana ririmo kubivugaho. Yego. Niho hano twabonye muri aya mateka aho mu mibereho y'uyu Fayinani, yego, mu mibereho ye yose yashakaga kubungabunga imigenzo y'abaserite kugira ngo arwanye Abaroma. Yego, abungabunga imigenzereze y'abantu runaka arimo kurwanya abandi. Rero turaza gusanga bidakwiriye yuko nk'uko hano dusanga nyuma y'imyaka 3 n'ubundi muri sinodi ya Whitby, abakristo b'abaserite, yego, bemeye gukurikiza imigenzo y'Abaroma. Birakwiye yuko tugaruka tukareba icyo tugomba kubahiriza n'icyo tugomba kureka. Niho uraza gusanga abantu bamwe na bamwe bishushanya cyangwa bigaragaza uko batari, ugasanga bibaye imbogamizi ku bandi, ku byo bakagombye kumenya no gusobanukirwa nk'uko ijambo ribivuga, ugasanga bo ntibabibonye. Niho ijambo ry'Imana ribikomojeho ryerekana yuko ngo abanyamategeko, yego, ngo muzabona ishyano abigisha amategeko kuko mwatwaye urufunguzo rw'ubwenge ubwanyu nimwinjira, n'abashakaga kwinjira mwarababujije. Ngira ngo hariho kuba abantu bamenya ukuri cyangwa kumenya icyo Imana yavuze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya, ariko bo nyirizina bakaba babizi ariko ntibabyubahirize. Kandi ku kutabyubahiriza bakaba bakwigisha abandi babereka ko barimo kubigisha ijambo ry'Imana, ariko nabo bakajya bavangamo amagambo y'amahimbano no kugoreka ijambo, ugasanga abigishwa nabo ntibabashije kugira gute gushyikira ikibahesha agakiza cyangwa gusobanukirwa Yesu Kristo ngo bamwizere nk'umucunguzi wabo babahesha ubugingo buhoraho. Aho hakabonekamo imbogamizi ku bantu bishushanya. Abantu bakaba bazi ko umuntu runaka ari we urimo witwara neza bakurikije imivugire ye, imyambarire ye, ariko nyirizina hari icyo yirengagiza kandi azi. Niho n'ubundi turaza gusanga ijambo ry'Imana ribivugaho mu butumwa bwiza bwa Matayo, ibice 23:27 kugera ku 28, aho bavuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Ngicyo ikijambo ry'Imana naryo rije ribivugaho, ribisobanuraho, ugasanga abantu barimo kugaragaza ko barimo kwigisha ubutumwa bwiza, barimo kwigisha Bibiliya, bakavuga ngo turambure igitabo cya Bibiliya twiga ijambo ry'Imana, ariko nyirizina bo bakaza kugoreka ibyanditswe muri iryo jambo, bakaza kuzanamo n'amagambo y'amahimbano, bigatuma nyirizina badakora icyo bakagombye kuba bakora. Barimo kwitira yuko barimo kwigisha abantu ngo basobanukirwe Imana na Yesu Kristo, kandi barimo bigisha abantu babereka yuko inzira barimo kubereka ari ijya mu bwami, ariko mu by'ukuri atari ko kuri guhari, atari ibyo bikwiriye. Ariho ijambo rivuze ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa. Niho uraza gusanga hirya no hino ku isi hari amatsinda y'abahamya ko bakora iby'Imana ishaka, ariko waza kureba imikorere yabo, waza kureba intumbero bafite,
ugasanga bahabanye kure, ugasanga batandikiriye kure y'icyo Imana yabivuzeho. Aho rero nibo barimo kubwirwa, ugasanga ijambo ry'Imana icyo rivuga si cyo bo barimo gusobanura. Abo rero nibo baza kugaragara nk'indyarya, bazabona ishyano kuko bameze ngo nk'ibituro bisizwe ingwa. Abantu bakiyoberanya bakavuga bati itsindiri n'iri, umuntu utaririmo rwose ntabwo azabona ubwami bw'Imana. Kandi ugasanga iryo tsinda ibyo bigisha n'ibyo bigiramo ababagana, ugasanga ni ibinyoma, ugasanga naho bihuriye n'ijambo ry'Imana rimenyekanisha. Abo rero biyobagiza cyangwa bishushanya cyangwa bafite intego yo gushaka imitungo mu bo bayoboye cyangwa mu bo bashumbye. Abo ngabo nibo bagaragazwa hano nk'indyarya bazabona ishyano kuko bameze nk'ibituro bisizwe ingwa, ngo bigaragara inyuma ari byiza ibyo bituro, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Ijambo rikomeza rivuga ngo niko muri namwe. Abo ngabo bavugwaga babusanyaga n'iki jambo rivuga. Ugasanga nka hariya Herodi wagize kwica Yakobo amwicishije inkota, agerageza no gushaka kwiyongeza na Petero. Uyu Herodi yanze kumwica uwo Petero, arimo kuvuga ngo arimo kubahiriza ibyanditswe muri Bibiliya ngo ni iminsi y'imitsima idasembuwe. Biragaragara yuko koko arimo kugendera gushaka kubahiriza ibya Bibiliya, akanabyereka abantu ati uwo Petero ntabwo turi bumwice kuko ari mu minsi y'imitsima idasembuwe, ati tuzamwica nyuma. Kandi iyo minsi y'imitsima idasembuwe yari yanditswe muri Bibiliya, mu gitabo cya Bibiliya kiza kugaragara ko kibonekamo amagambo y'Imana. Aha rero yambaye ikanzu cyangwa yambaye isura y'ubukiranutsi, ariko we nyirizina ari antikristo. Kubera iki? Uwigishaga ibyanditswe nawe muri cya gitabo cya Bibiliya uko biri cyangwa ariko kuri kugaragazwa nk'uko Imana ibishaka, arimo kubica, abicisha inkota, n'abandi arimo kubiyongeza. Aho ngaho ni urugero rw'umwe mu bameze nk'ibituro bisizwe ingwa, cyangwa mu bambaye amakanzu y'ubukiranutsi bereka abantu, cyangwa bambaye isura cyangwa runaka yerekana ubukiranutsi, ariko muri b'imbere ari antikristo cyangwa ari abarwanya Imana. Ariho ijambo ry'Imana n'ubundi ryabikomojeho rivuga ngo mwebwe banditsi bafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko mumeze nk'ibituro byasizwe ingwa, bigaragara inyuma ari byiza, nyamara imbere byuzuye amagufwa y'abapfuye n'ibihumanya byose. Niko muri namwe, inyuma mugaragarira abantu muri abakiranutsi, ariko mu mitima mwuzuye uburyarya n'ubugome. Ngira ngo uwakurikije Herodi kiriya gihe ubwo yicishaga Yakobo inkota, abantu ngo bakomye mu mashyi cyane, aravuga ati reka niyongeze na runaka. Ariko agiye kumwinjiza yibuka yuko bari mu minsi y'imitsima idasembuwe, kandi iyo mitsima idasembuwe ngo byanditswe muri Bibiliya, nawe agiye kuyiziririza cyangwa kuyubahiriza. Rero aha harazamo kwishushanya no kwiyobagiza cyangwa no kujijisha abantu, n'ubundi nta ntego afite yo gukora iby'Imana ishaka, ahubwo uraza kugaragara yuko kugaragarira abantu yuko muri we ari umukiranutsi, ariko mu mutima we yuzuye uburyarya n'ubugome. Ngira ngo ijambo ry'Imana n'ubundi dukomeze tureba ku by'uyu munsi cyangwa icyigisho cy'uyu munsi. Tugiye kurebera hamwe n'ubundi uburyo gukurikiza imigenzo y'abantu ari ikibazo, aho kugira ngo wumvire ijambo ry'Imana. Ni ikibazo kuba wakurikiza imigenzo y'abantu ukirengagiza kumvira ijambo ry'Imana. Niho twabonye hano bano bakristo b'abaserite, abakristo b'abaserite bemeye gukurikiza imigenzo y'Abaroma. Iyi migenzo y'Abaroma ntabwo ari imigenzo y'Imana, yari imigenzo y'abantu, y'itsinda ry'abantu runaka. Naho baba barahamyaga ko barimo gukora iby'Imana ishaka, ariko
bari bihangiye gukiranuka kwabo kuko babusanyaga n'iki ijambo rivuga. Niho rero tugiye kureba iki ijambo ribavugaho, icyo byigisha kuri icyo cyigisho cy'abantu bakurikiza imigenzo y'abantu bakirengagiza kumvira ijambo ry'Imana. Niho dusanga mu butumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ibice 7 kuva ku murongo wa 7 kugera ku wa 9 ndetse dusome n'uwa 13. Haravuga ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Biragaragazwa yuko habaho kwigisha kuri hanze y'iki jambo rivuga muri Bibiliya. Niyo mpamvu nk'ubwoko bw'Imana tutajya tujya kure y'iki jambo rivuga. Niyo mpamvu intego yacu ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Wewe wagira amahirwe tukabana, wewe uri mushyashya kuri murongo wa TV1, kora subscribe kugira ngo tugumye dusangira ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego, kandi ijambo rikomeza rigira riti ngo bansengera ubusa kuko inyigisho bigisha ari amategeko y'abantu. Reba niba yaba urimo kubwirwa cyangwa kwigishwa cyangwa itsinda urimo bimazemo igihe runaka cyangwa umunsi umwe umazemo, urebe nimba utarimo kugendera ku mategeko y'abantu. Uraza kubibwirwa n'iki? Ni uko uraza kureba kwiga Bibiliya ukamenya icyo ivuga. Nusanga barimo kubusanya n'icyo Bibiliya ivuga, icyo gihe rwose ndakugira inama y'uko wava muri uwo murongo wo kugenda mu mategeko y'abantu, aho ukwiriye kugendera ku cyo Imana yavuze mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Ijambo rikomeza rigira riti itegeko ry'Imana murirekera gukomeza imigenzo y'abantu. Ngo kandi ati musuzugura neza itegeko ry'Imana ngo muziririze imigenzo yanyu, nuko ijambo ry'Imana mukaririhindura ubusa kugira ngo mukomeze imigenzo yanyu yababayemo akarande. Kandi hariho n'ibindi byinshi mukora nk'ibyo. Ijambo ry'Imana rirerekana, ngira ngo nk'intego yacu ko ari ukwigisha ijambo ry'Imana cyangwa kwigisha Bibiliya kuri uyu murongo wa TV1. Ijambo riratwereka yuko nujya hanze y'iki jambo rivuga ugakurikiza imigenzo y'abantu cyangwa ugakurikiza itegeko ry'umuntu runaka, naho yaba arimo kukubwira ngo ni byiza, Imana ntabwo ibyanga, ntabwo yabigaya, ati niko ijambo ribivuga, kandi nakwereka aho byanditswe, kandi ngo urebe nimba nahakweretse, urebe niba igisobanuro hatanga nimba ari cyo arimo kuvuga. Aho ngaho icyo gihe uraba urimo kugendera mu nzira itariyo. Reba icyo ijambo rivuga aba ari cyo ukora. Ngira ngo wikubahiriza iby'abantu ahubwo ubahiriza iby'Imana. Iby'Imana urabisanga mu byanditswe mu gitabo cya Bibiliya. Ngira ngo nk'ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana. Kuri Irera TV1 buri munsi twigisha Bibiliya, uburyo ijambo rivuga n'icyo tugomba kuryubahirizaho. Rero nukurikiza imigenzo y'abantu ukajya kure y'icyo Imana yavuze, icyo gihe niho n'ubundi uraza kugwa mu ikosa ryo kuyobora kuba antikristo cyangwa kurwanya Imana. Ariho uraza kuba n'ubundi ugendera muri uwo murongo w'abagaragara nk'abigaragaza ko ari abakiranutsi, ariko buzuye uburyarya n'ubugome muri bo nyirizina, kuko ahageze Kristo Yesu nibwo havamo uburyarya n'ubugome. Rero mu gihe utarimo kugendera ku cy'ijambo rivuga, uraza kuguma muri wa murongo wo kugendera mu kurwanya Imana cyangwa mu kutubahiriza icy'ijambo rivuga. Rero birakwiye yuko twumvira ijambo ry'Imana akaba ari ryo ritugenderaho. N'imigenzi iyo ari yo yose wakora iri mu myizerere, ujye usobanuza abarimo kuyigukoresha aho Bibiliya ibivugaho, kandi nusanga barimo kukwereka aho ibivugaho, urebe nyirizina igisobanuro barimo kuguha nimba batarimo kubusanya cyangwa barimo kugoreka icyo Imana yavuze. Ndabashimiye. Yego, God's people, bwoko bw'Imana aho muherereye hirya no hino, mugumye mugubwe neza. Tumenye yuko kwiga ijambo ry'Imana ari bya buri munsi, bya buri kanya, kugira ngo tumenye icyo tugomba kubahiriza. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umucunguzi wacu. Murakoze cyane.